noneho marayika amwumva yitonze, biravuga ngo nuko Uwiteka aramwitegereza. Turi kumwe? Marayika ngo aramwitegereza, Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intego, hari igihe abantu bakunda kuvanga intego ngo wenda imbaraga za Gideyoni ngo zazishingiye ko arimo asekura ingano, ngo zazishingiye ko arimo akora iby'ubutware mu gihe kigoye agira ngo ahishe. No, Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Izi mbaraga izo Uwiteka yapresizaga, yasobanuraga ni imbaraga Gideyoni yari afite mu mutima we, arizo kwiringira Uwiteka. Ni ukuvuga ngo kuba yibwira ko Uwiteka yataye igihugu ikaba ariyo mpamvu ituma bari mu kaga kangana gutyo, nizo mbaraga Gideyoni yabonanywe afite mu mutima we. Icyo mvuga ngiki ni ukuvuga ngo imbaraga za Gideyoni ntabwo zari ziri muri Gideyoni ubwe, ahubwo zari ziri mu Uwiteka Gideyoni yiringiye. Iki gisobanuro cyumve neza. Ni ukuvuga ngo nk'uko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo hahirwa abantu bagufitemo imbaraga, kuri Gideyoni niko byari bimeze. Imbaraga, gushobora kwe, kunesha kwe, gutsinda kwe, byose byari bihishe mu Uwiteka. 600 ari abagabo gusa, ni ukuvuga ngo bakabaga hafi muri 2,000,000 ubariyemo abagore ukaburiramo n'abana. Yumvaga kubaha inyama z'ukwezi zikagera aho zibabihira. Mose mu butayu yumvaga amashyo se urayazana, barayabagira hehe se? Barayabaga umunsi umwe se bazibe ku kwezi? Ese umwanda wazo, ese biramucanga? Isi fise nuzizana ngo bizagenda bite? Nshimye ko wazibona. Uzazibika ese muno butayu kugira ngo bahore bazirya buri munsi zitarapfa? Mose biramuvanga, aravuga ati Uwiteka nawe abanza harurengereye. Urasaba umuntu kwifata gutya mu gihe gikomeye koko? Urane ibintu bitaba ari ukwiye, urumva utigereranyije, ariko n'Uwiteka wavuze. Imana itugire neza. Iyo turimo dusaba ibihamya, dukwiriye kwitonda kugira ngo bitaba ari ibihamya bishidikanya ku bushobozi bw'Imana. Iyo ari ibihamya bishidikanya ku bushobozi bw'Imana byitwa gasuzuguro. Shumba abayobozi, bantu bashumbye abandi, bantu bayoboye abandi, ndabinginga kugira ngo mwe korohereza Imana. Imana niba yakubwiye ngo nyura mu nzira ari inzira itagira amazi, izuko izabigenza. Niba yakubwiye ikakunyuza mu nzira itagira akazi, itagira ibiryo, itagira abana, itagira iki, izuko mwishaka korohereza Imana. Niba rero abantu mu nzira y'ubutayu, niba rero yavuze ibintu bidashoboka mu bwenge bw'abantu, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Kubaha ikaze nshuti mukunda Inyubako y'Agakiza, dukunda kubana namwe kandi tubifuriza rwose kumenya ukuri no kugushikamamo kugira ngo koherezo bizatuzanire inyungu nyuma y'ibiboneka, kuko hari ibitaboneka bizahoraho. Ari byo twaganiriye mu bice byacu byatambutse ku gisenge cy'Inyubako y'Agakiza tuvuga kwizera, ariko kwizera kwa Kristo. Uyu munsi nabwo rero turaza kuza gukomeza tukivuga kuri uko kwizera, aho turi buze gushaka uburyo ibyo bintu bitaboneka, ibyo bintu byavuzwe, ayo masezerano menshi yatanzwe n'Imana, njyewe ntazayiyitirira kubera ko numvise ko byagenewe abantu, ahubwo nkwiriye guhamirizwa ko nanjye mfiteho urutabi, cyangwa se ko ibyo bintu nanjye byaba ibyanjye, kuko biri ifite amasezerano menshi. Burya ifite ibyavuzwe, ifite ibyavuzwe ko byabaye, ifite ibivuga ko biriho, ifite n'ibyivuga ko bizaza. Ariko ibyo byose nubwo bivuga, ntabwo nshobora gufata umurage ngo mwiyitirire ngo kubera ko byavuzwe ngo abana bose ndababyaye, abizera ndababyaye, kumva nyine ni gutyo ugiye kubyitirira gusa. Oya, ahubwo bisaba ko unahamirizwa by'ukuri ko ibyo bitaboneka bishobora kwinjira mu buzima bwawe bwiboneka. Nicyo kintu tugiye kuganiraho, ariko reka tubanze dusenge ntucikwe. Turagushimiye Mwami Yesu kuko duhaye umwanya wo kugira ngo tuganire n'abakunzi b'umusaraba, kugira ngo tuganire n'abagenzi bose n'abumva bose. Databuja mwiza, ukuri kubitaboneka ariko kuri washimye gukirisha abantu bawe, bityo ndaguhendahenda kugira ngo ube hamwe natwe, kugira ngo ibyo tuvuga bisobanurwe n'Umwuka Wera ubana na buri muntu, uba hafi ya buri muntu, ubera hose icyarimwe. Nuko rero ubiduhe kubw'ubuntu bwa natwe dushyikira icyo ushaka ku bwa Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze rero wowe nshuti udukurikiye ku Nyubako y'Agakiza.
n'ubundi turakwingingira kugumana natwe, gukurikirana ibyigisho byacu byatambutse no kuzakurikirana ibizaza, kuko tugikomeje tuganira muri kino gihe giteye ubwoba gihindagurika. Ariko ndagira ngo twiganirire ku ngingo yo kwizera, ariko uyu munsi turi buze kwita ukuri kw'ibitaboneka ariko nyamara kugiye kumbeshaho. No kuvuga ngo kugira ngo ibintu byavuzwe, duherukana tuvuga ku ngingo y'uko kwizera kudakenera ko dukoresha ubwenge bwacu cyangwa se kudashingira ku bwenge bw'abantu, ariko burya imirimo yose yo kwizera cyangwa se ibivugwa byose mu byo kwizerwa ntabwo ari ibintu umuntu wese yafata ngo abihindure ibye, ahubwo kugira ngo by'ukuri tumenye ko ibyo bitaboneka byaba mu buzima bwacu, bisaba ko Imana itureshya ibikoresheje kutwiyereka, ari byo bintu abantu benshi bakunda kwita ibihamya. Kugira ngo nemere ko ikintu ntabona ari icy'ukuri, bisaba ko mbona ikibimpamiriza ko ari icy'ukuri koko. Ni icyo ngicyo ndimo nshaka kwivugiraho, aho nibwira ko ari Yeremiya mu gice ni Yesaya igice cya 8, wenda niryo jambo twaheraho kuko hari ijambo Yesaya yavuze, aravuga ngo nimusange amategeko y'Imana, musange n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Nashaka kwivugira kuri iyi ngingo gusa ivuga ngo nimusange Imana, musange n'ibiyihamya. Hari igihe kimwe mu nkuru iboneka mu gice cya 6 cy'abacamanza, ni inkuru ya Gideyoni na se, igihe Imana yahamagaraga Gideyoni. Iyi nkuru ndakunda kuyivugaho cyane muri kino cyigisho cyacu kivuga ukuri kw'ibitaboneka ariko kugiye kutubeshaho. No kuvuga ngo kubeshwaho n'ukuri kw'ibitaboneka, niyo ngingo turi buvuganeho gatoya, hanyuma dukomeze twigire imbere n'ibindi byigisho byo kwizera turimo dusakara inzu yacu kugira ngo tutavirwa n'icyari cyose cyo mu isi. No kuvuga ngo ibitaboneka dukenera kubihamirizwa n'Imana ubwayo itwiyereka. No kuvuga ngo Imana kuko itaboneka ikaba iba reka mbyite mu isi y'ibitaboneka, bisaba ko itwihishurira, bisaba ko igira ibintu bihamya kwihari kwiriho kwikora, kugira ngo natwe bya bintu twizera tube dufite igihamya cy'uko turi abana by'ukuri. Twavuze ku ngingo yerekeranye n'uko Aburahamu Imana yamusezeranije urubyaro rw'umubiri n'urubyaro rwo mu mwuka, urubyaro rw'abizera, ariko kugira ngo umuntu abe avuga ngo ndi urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera, ntabwo ari ibintu nzavuga gusa, ahubwo nzakenera no kunabihamirizwa, kuko hari ibintu bigomba kwerekana ko ibyo bintu mvuga ari iby'ukuri koko. Imana itugirire neza, nkabihamirizwa njyewe ubifite, bikaza no kurenga bigahamirizwa n'abandi bambona, bakamenya ko ari iby'ukuri koko, ko ndi umwana mbihawe nuko kwizera. Ariko hariho n'ibihamya, musange Imana n'ibiyihamya. Muri iyo nkuru rero Imana yahamagaye Gideyoni. Imaze guhamagara Gideyoni iramwimenyesha, imaze kumwimenyesha, iyo nkuru ndaza kuyivuga imbere. Hanyuma ndashaka kuvugamo gato ku murongo umwe, aho Imana yamubwiye gusenya igicaniro, cyari igicaniro cya Bali, agasenya na Ashera yari ikiri imbere. Amaze kubikora rero, yabikoze mu ijoro, bukeye abaturage bari muri uwo mudugudu baza kuza gushaka Gideyoni, ko bari bamaze kumenya yuko Gideyoni ariwe wakoze iryo bara ryo gusenya igicaniro, agasenya na Ashera yari ikiri imbere. Noneho baje gushaka Gideyoni, bahingukira kuri se. Noneho Yowasi ariwe se wa Gideyoni arababwira ngo mbese murashaka iki? Murashaka nde? Bati turashaka umuhungu wawe Gideyoni, ko twamenye ko ariwe wasinye igicaniro agasenya n'Imana. Yowasi arabwira ati ahubwo umuntu urimo ushaka kuvuganira Bali, umuntu urimo ushaka kuvuganira Ashera, bamufate bamwice. Abantu basa nk'abaguye mu kantu. Arabasobanurira arababwira ngo none se
ashera bari niba ari imana mwabiretse akaba ari byo bimurega ko yabisenyeye igicaniro cyangwa ko yabyangirije ibishushanyo. Niho bahereye bita Gideyoni rero bari kuko yaravuze ngo bari ni murege, niba ari imana koko ni murege, niba ari imana koko niyiburanire, niba ari imana koko nigira ikikora. Urumva ko ubwo bumana, ibyo bitaboneka bivugwa ku mana, bikwiriye kuba bifite ibibihamya kugira ngo tumenye ko ari iby'ukuri koko. Niyo ngingo turimo tuvugaho, ibyo bintu byitwa imana n'imana yacu ubwayo, icyo kintu yaragiteganyije. Niba kuko umuntu kugira ngo akunde yizere bisaba ko agomba kubona ibintu bimuhamiriza ko ibyo yizeye ari iby'ukuri koko, kugira ngo yicare adashidikanya avuga ngo wenda nibyo cyangwa se ahari ntiwamenya, kugira ngo yicare avuga ngo icyo mfite ni ukuri cyangwa se si ukuri, mbega ave mu mayira abiri, kuko Yakobo yanditse avuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zombi. Rero ibihamya cyangwa se imana nayo itwihamiriza, ni ukuvuga ngo iranjisa, ikora yemera kwigaragaza mu biboneka ivuye mu bitaboneka, kugira ngo idukure mu rungabangabo tumenye ko ibyo dufite ari iby'ukuri koko, tubashe kwikurikira tudashidikanya. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe, iduhe gutandukanya ibyo bintu. Imana y'ubuntu bwinshi idufashe. Hanyuma rero Yowasi yita umuhungu we Yerubari, aravuga ngo niba barari imana mwireke yiburanire. Muri iyi minsi abantu basigaye bizeye imana, ariko imana bashaka kuburanira, imana bashaka kudefanda, imana bashaka guhagarara mu mwanya wayo, imana bashaka ko ibibazo yagakemuye rero babikemura, imana bashaka ko ibyo yakumvikanisha rero babyumvikanisha, imana bashaka ko bashaka ko imana, kubera ko bumva ko itabasha kugaragara, ko bashaka kugaragara mu cyimbo cy'imana, bakumvikanisha yuko reka menetse kujya aho ngaho tuganire kuri iyi ngingo, tibwe ntambwe ku ntambwe. Imana y'ubuntu mwinshi dufasha. Ariko niba Uwiteka ari imana, niyigaragaze, niyiburanire, nagaragaze ko bamusenye igicaniro uwo bari. Imana itugirire neza, no ku Uwiteka rero ajya atanga ibihamya bigaragaza yuko ari we uhari, ari we uvuze. Imana y'ubuntu mwinshi tugirire neza. Icyakora hari ibintu bibiri turi buganireho muri iyi ngingo dufite. Ingingo ya mbere, Uwiteka nawe atanga ibihamya, abiduhera kugira ngo natwe tumenye tudashidikanya icyo dufite icyo ari cyo. Ariko ibihamya bigira ubwoko bubiri turi buvugeho tubukuye mu byanditswe, nubwo weho wenda ushobora kubona ubundi bwoko bwinshi bw'ibihamya, ariko ngende ndivugira ku bihamya by'uburyo bubiri. Kimwe Imana yemera gutanga, ikindi Imana itemera gutanga, cyangwa se yagitanga kikagwa n'abo muntu. Ni ukuvuga ngo Imana nayo ubwayo itanga ibihamya. Urumva ko ibihamya ni ibintu bihamya, biguhamiriza, bikwemeza udashidikanya ko ibintu bwiwe, ko ibintu wumvise ari iby'ukuri koko. Noneho ibyo bihamya nabyo ku Mana ijya itanga ibihamya by'uburyo bubiri. Kimwe ni igihamya umuntu yaka ashaka kumenya ko Imana ariyo ivuganye nawe koko. Igihamya umuntu asaba ashaka kumenya ko Imana ariyo ivuganye nawe koko, ko Imana ariyo iri hamwe nawe. Icyo ni igihamya cy'ubwoko bwa mbere, turakiganiraho muri kino cyigisho turimo. Hakaba n'igihamya cya kabiri, umuntu yaka Imana ashaka kumenya ko Imana imubwiye ibyo ivuze ari ukuri koko, ko bishoboka koko. Nacyo ni ubundi bwoko bw'igihamya turi buze kuza kuganiraho muri iyi ngingo yacu. Hanyuma tudatinze, reka tutangirira ku gihamya cyacu cya mbere, aho turi buze kuza kwibanda n'ubundi kuri iyo ngingo y'inkuru ya Gideyoni, Imana imuhamagara, kuko turaza kuza kubijyanisha ntacyo bitwaye kugira ngo turusheho kumva ese ibihamya Imana itanga ibitangira iki, ese iyo ibitanze bigira ngo bigende bite. Hanyuma rero uyu nguyu Gideyoni tukaba tumaze kuvuga umuhungu wo kwa Yowasi mu muryango mutoya kuruta indi, umuryango wa Manase. Gideyoni yavutsemo ari bucura, avuka kandi yoroheje kuruta abandi bene se. Ariko Uwiteka ubwo yamugendereraga, ni mu gitabo cy'abacamanza, ndagira ngo rwose mujyeyo,
igitabo cy'abacamanza mu gice 6, ngewe ndahera ku murongo wa mbere wa 11 plito. Haranditse ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu w'Igidiyoni yasekuraga ingano ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Marayika abonekera Gidiyoni aho ngaho tumaze gusoma, ntabwo ndi wasubire ngo mvuge ngo hari muri Ofura hari buki, no, amusanze munsi y'igiti arimo asekura ingano kugira ngo azihishe. Marayika yaje amuramutsa aramubwira ngo uraho wa munyembaraga we ugira n'ubutwari, Uwiteka ari kumwe nawe. Yabutangirije ayo magambo avuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Gidiyoni ngo yumva ayo magambo asubiza marayika ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibi byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe iyo basogokuruza bacu batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa? Ndagira ngo aya magambo yumve witonze. Gidiyoni arimo abaza marayika aravuga ngo noneho Uwiteka yataye igihugu yatugabeje Abamidiyani. Gidiyoni amaze kumva amagambo yuko Uwiteka ari kumwe nawe, amaze kumva amagambo amubwira ko ari intwari ari n'umunyembaraga, yahise ahindukira ntiyatinda kuri iyo ngingo, ahubwo yisobanurira impungenge afite. Aravuga ngo mbese Uwiteka aramutse abaye ari kumwe natwe, ni ukuvuga ngo kwizera kwe kwamwemezaga ko Uwiteka aramutse abaye ahari kubw'ibyo yumvise, kuko kwizera kuzanwa no kumva. Imana itugirire neza. Kandi kumva bakazanwa n'ijambo rya Kristo, ibyo twabivuze mu bice byatambutse ku ngingo zo kwizera. Ni ukuvuga ngo kuko hari ibyo yumvise, hari imirimo itangaza yumvishe ku Mana, hari ibyo yumvishe Imana ishoboye, hari ibyo yumvise Imana yakoze, hari uko yumvishe Imana yagendanye na basekuruza, ibyo yari yarabyakiriye mu mutima we arabikomeza. Ariko acyumva amagambo amubwira ko ari umunyembaraga, ahita asubira inyuma aravuga ngo mbese Uwiteka twabwiwe waramutse abaye ari kumwe natwe, ibi bintu twumva, ibi bintu tubona, ibi bitubaho byakabaye bitubaho? Aravuga ati ahubwo Uwiteka yataye igihugu, nicyo cyatumye tugabiza Abamidiyani. Noneho marayika amwumva yitonze, biravuga ngo nuko Uwiteka aramwitegereza. Turi kumwe? Marayika ngo aramwitegereza, Uwiteka aramwitegereza aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intego, hari igihe abantu bakunda kuvanga intego ngo wenda imbaraga za Gidiyoni ngo zazishingiye ko arimo asekura ingano, ngo zazishingiye ko arimo akora iby'ubutware mu gihe kigoye agira ngo ahishe. No, Uwiteka aramwitegereza aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Izi mbaraga izo Uwiteka yapresizaga, yasobanuraga ni imbaraga Gidiyoni yari afite mu mutima we, arizo kwiringira Uwiteka. Ni ukuvuga ngo kuba yibwira ko Uwiteka yataye igihugu ikaba ariyo mpamvu ituma bari mu kaga kangana gutyo, nizo mbaraga Gidiyoni yabonanywe afite mu mutima we. Icyo mvuga ngiki ni ukuvuga ngo imbaraga za Gidiyoni ntabwo zari ziri muri Gidiyoni ubwe, ahubwo zari ziri mu Uwiteka Gidiyoni yiringiye. Iki gisobanuro cyumve neza. Ni ukuvuga ngo nk'uko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo hahirwa abantu bagufitemo imbaraga, kuri Gidiyoni niko byari bimeze. Imbaraga, gushobora kwe, kunesha kwe, gutsinda kwe, byose byari bihishe mu Uwiteka. Aravuga ngo rero ibyo twumvise biramutse yarazi ko ari iby'ukuri. Ibyo twumvise Uwiteka aramutse abaye ari kumwe natwe n'amateka twamwumvanye, ni ukuri kano kaga ntabwo gashobora kuba kari mu gihugu. Imana abona mwinshi tugire neza. Marayika aramubwira ati ngaho genda uko nguko izo mbaraga zawe zingana, genda ukize Abamidiyani. Uwiteka tugire neza. Ntukike n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Turagarutse inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, tuneshejwe no kubana namwe. Ndagira ngo twikomereze aho twari tugeze ku ngingo ya Gidiyoni, igihe marayika yaramaze kumubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana.
twaba tumaze kuvuga ko imbaraga za Gideyoni zitari muri we ubwe, ahubwo zari ziri mu kwizera Uwiteka babwiwe. Uwiteka babwiwe aramutse abaye ahari ntago akaga kari kuba kari mu gihugu, niko Gideyoni we yabibonaga. Ibyo ngibyo byatumye Uwiteka amureba, aramwitegereza, aravuga ati izo mbaraga zawe genda uko zingana ukize Abamidiyani, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Gideyoni rero akimara kumva Uwiteka amubwiye ngo genda uko izo mbaraga zingana, yahise akura amaso ku Uwiteka ahita yirebeshaho. Yirebye abona imbogamizi zituma atagendera muri ayo magambo marayika amubwiye. Imbogamizi ya mbere, abona umuryango aturukamo ni muto, abona araciriritse, abona aroroheje, abona ni muto, abona ni insuzugurwa. Aravuga ati Uwiteka Mana, ntabwo rwose pe birakabije ko mbona njye nta kintu namara nubwo mpamiriza ubwo buto. Avuga atariko Gideyoni aramusubiza ati niba mpiriye mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye, Imana itugirire neza. Ngaha hantu twari turimo turashaka kujya, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni yashakaga ikimenyetso kuko yari asobanukiwe ko Uwiteka aramutse abaye ari hamwe nabo, ako kaga kataba kari mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'Imana, kuko yari yarabwumvise, yashakaga imbarutso imwemeza ko Imana iri kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo yarakeneye ko ibyo bintu byavuzwe nawe byabibye, ko iyo Mana yumvise ishobora kuba iri kumwe nawe, Imana itugire neza. Bityo bikamutera gushira ubwoba. Ikintu gitangaje ni uko ibimenyetso bimeze gutya Uwiteka Imana arabitanga, kuko abazi neza ko umuntu abikeneye kugira ngo akunde yizere. Ku buryo kugira ngo umuntu yizeye akenera bino bintu, arabikenera. Ariko atari ibimenyetso bibaza ngo Uwiteka ibintu wavuze, ibintu nakumvanye ni ukuri koko. Ikintu kinyemeza ko ari ukuri ntabwo ariho yinjiriye, no, ahubwo ikintu kinyemeza ko wowe ubwawe numvise ariho waje mu buzima bwanjye, ariho turimo tuvugana, ariho turimo tugendana. Ibyo bintu Uwiteka arabitanga. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Gideyoni muzi uko byakomeje, marayika yaramweretse, amaze kumwereka Gideyoni arongera asaba ibimenyetso. Uwiteka amuhamagarira kujya mu ntambara, arambwira ati Uwiteka ndakwinginze. Amagambo arakomeza muri icyo gice, nyemerera nanone ngerageze ndebe ko koko wemeye kunkiza, wemeye kugukirisha amaboko yanjye Abisirayeli. Nyemerera ndebe kuri hamwe nanjye. Ngira ngo muzi ukuntu Uwiteka yagiye amweshura mu buryo butari bumwasaba ubwoya, ndimo mvuga ibitaboneka byinjiye mu biboneka, kugira ngo umuntu w'amaso y'ibiboneka akunde yizera ibitaboneka. Asaba ko araza ubwoya hanze, bwacya mu gitondo agasanga ubwoya bwatose, ariko noneho ubutaka bwumutse, abyose asanga niko bimeze. Urumva Imana igiye kumukururisha, igiye kumuhamirisha ibidasanzwe igiye gukora. Bukeye aravuga ati ibi ntabwo bihagije, nyemerera bihinduke, noneho ubutaka bari bwo butoha, ubwoya bwume. Uwiteka arabimukorera. Bukeye Uwiteka abona ko Gideyoni agitinya, agahinda umushyitsi, aramubwira ati manuka ujye mu rugero rw'Abamidiyani. Yumva umuntu arotora inzozi, arangije arimo abwira mugenzi we ati rwose nagiye kubona mbona mu ijoro irobe rya sayiri rimanuka ryikubita ku hema ry'Abamidiyani, iryo hema rigwa rigaramye. Ariko undi nawe aramubwira ati izo nzozi ndumva nsobanukiwe icyo zivuga, ati zivuge. Undi aramubwira ati iyo ngiyo ni inkota ya Gideyoni, Uwiteka mugabije Abamidiyani. Ibyo bintu byose Gideyoni agenda, no kuvuga ngo agenda abona ibihamya bimuhamiriza ko Uwiteka ari kumwe nawe koko. Ibyo bintu byari ngombwa kuko ahakurikiyeho Uwiteka yari agiye kumusaba ngo haguruka noneho ugende ujye kurwanya Abamidiyani ujyanye abantu 300 bonyine, agiye guhangana n'ingabo 32. Noneho unagende witwaje ibindi n'imuri n'amakondera. Bari bagiye kurwana urugamba rw'ibintu bitumvikana mu bwenge. Nicyo cyatumye Gideyoni yagomba kumenya neza ko ibyo bintu agiye kubikora, nubwo ari ubupfapfa, ariko agiye kubikora abizi neza ko ari kumwe n'Imana. Ibyo byatumye mu rugamba Gideyoni yaragiye kurwana, yagiye abwira abantu ati muze kugenda mwikiranya ngo ni kubwo Uwiteka na Gideyoni. Nyamuneka ntimuze kuza kumbanza imbere, muze kubanza Uwiteka munkurikizeho inyuma, kuko njye ngendera ingi Uwiteka.
kugira ngo ataza kuba ari njye ugaragara, kuko intambara ngiye kurwana ntabwo yumvikana mu bwenge bw'abantu. Bityo rero ndashaka ko mugenda muvuga ngo ni kubw'Uwiteka na Gideyoni ngiye munshyire inyuma, kuko iyi ntsinzi ntabwo nshaka kuyitirirwa, kuko niyo Uwiteka niwe wakoze ibintu bitumvikana. Bajya mu ntambara ari 300 bajyanye ibindi ni muri gusa. Hari ibintu nshaka kugira ngo mbabwire muri iyi ngingo mbere yuko twimuka tugafata ingingo yerekeranye n'ibihamya bya kabiri umuntu ashobora gusaba bikamugwa nabi aho kugira ngo bimusanire umugisha. Imana ihamagara Gideyoni kugira ngo ikunde igendane nawe. Hari ikintu cya mbere yabanje gukosora. Ikimwiyereka, yamubwiye kubanza kujya gusenya igicaniro cya se. Twabivuzeho igicaniro se yari yarubakiye Bali ndetse na Ashera yari agatambira Uwiteka igitambo, agakoresha inkwi za Ashera yasenye, agasenya n'igicaniro cya Bali cyari kiri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo iyo Uwiteka gusaba mbere yuko ubona ibihamya by'uko ugendana nawe, hari ikintu bigusaba guhindura. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza gusenya imyumvire ipfuye, ugomba kubanza gusenya imyizerere ipfuye, imyizerere wari usanganywe, imyizerere y'ibiriho bisagomba kubanza gusenyuka kugira ngo ubashe kwakira imyizerere y'ibidashoboka. Kandi ibyo bidashoboka nibyo Imana yigaragarizamo kugira ngo iguhamagare kwiyegereze, iguhe kumenya igikwiye gukorwa mu gihe nk'icyo uba urimo icyo ari cyo cyose. Imana itugirire neza. Bisaba ko Imana ibanza gusenya imyumvire yawe yahashize. Igicaniro cya Bali kigasenyuka, igicaniro cya Ashera kigasenyuka, imyumvire wabanje kwakimira, imyumvire wabanje kugundira ikabanza gukurwaho no kuboneka kw'Imana mu buzima bwawe. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Iyi ngingo turimo tuyivuga ariko turimo dushimangira ku kintu kivuga ngo niba Uwiteka ari Imana ngaho niyivugire. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu Imana ibikoreshwa no kugira ngo iguhamirize ko ufite ibyiringiro bidakebakeba. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu iyo Imana ibikwereka, ibikwerekera kugira ngo ikwigishe, ikwimenyeshe, igusobanurire neza ko iyo Mana uvuga atari igipupe, atari ikintu uzajya uvuga, atari dosiye uzajya ugiye kudepoza igihe uzajya uri gusenga, ahubwo kugira ngo ubone ko ari iyo ukuri mu buzima bwawe. Imana itugiye neza kandi Imana idufashe. Tudatinze rero, reka tuvuge no ku ngingo yindi tubona gusoza kino gice cyacu, hanyuma dukomeze tuganira no ku zindi ngingo zo kwizera. Kuri iyi ngingo rero yindi tujye gukurikizaho ni igihamya cy'uburyo bwa kabiri, aho Imana irimo ishaka aho umuntu ashobora kwaka ikimenyetso kivuga ngo Mana, ibintu uvuze koko ni ukuri, ibintu uvuze koko bizaba, ibintu uvuze koko bizashoboka. Iyi ngingo yo iyo tuyigezeho tuba turimo duhura n'ingorane z'umuntu ushaka gutekereza iby'Imana yavuze akoresheje ubwenge bwe. Hano ntabwo tukiri ku ngingo ivuga ngo mbese nabwirwa n'iki ko ari Imana yavuze, mbese nabimenye. Urumva ibyo nabyo biba mu ngingo yo kwaka ibihamya. Niba ari Imana yavuze ugakenera ibintu biguhamiriza ko ari Imana koko, kuko uwavuze twebwe utubwira twavuze uwo ari we mu ngingo yacu yatambutse, ndetse dusobanura n'uburyo avuga n'uburyo abasha kuvugisha umuntu. Niyo mpamvu tutari buze kuza kubisubiramo mutavuga ngo mbese igihe Imana ivuze nkwiriye kwitwara gute. Hari ibihamya bimpamiriza ko si ko kuvuze n'Imana iri kumwe nanjye. Ese koko ibyo bintu mbwiwe ni iby'ukuri? Nkakenera kumenya ibimpamiriza, hanyuma nkaza no gukenera noneho ibimfasha gukomera muri iyo nzira, ariko kumenya ko iyo ngiyo yavuganye nanjye. Noneho ndashaka kwivugira ku ngingo yerekeranye n'igihamya cya kabiri, aho umuntu aba akeneye kuvuga ngo mbese ibintu Imana ivuze ni ukuri. Umunsi umwe ngiye mu nkuru iboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 11. Kubara mu gice cya 11 hari amakuru avuga ukuntu Abisiraheli bigeze kwifuza inyama mu butayu, kuzifuza yabatera kwivovota. Uko kwivovota ntabwo kwari ugusabisha amarira, ahubwo kwari ukwivovotera yuko ibyo bifuza badashaka kubibona. Icyo gihe Uwiteka abwira Mose, aravuga ati ariko aba bantu bansuzugura koko. Reka nsome ku murongo wa 21. Haravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka azabaha inyama
ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose kugeza aho zizabatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanze Uwiteka uri muri mwe mukamurerera imbere muti twaviriye iki muri Egiputa. Ni ukuvuga ngo aho nsomye mpereye kuri 19 kuri B kugira ngo dushaka kumva ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli basabye Uwiteka inyama, ariko noneho uko gusaba nk'uko nari mbibabwiye ntabwo kwari ugusaba ko kuba bumva bifuza ko Uwiteka abaha inyama wenda ngo basabisha amarira kubera ko bari bazikeneye, ahubwo gusaba kwabo kwari ukwivovota bavuga ngo twaviriye iki muri Egiputa, kuko babonaga ibyiringiro byo kubona inyama mu butayu byo bitashoboka. Hanyuma Uwiteka niko kuvuga aya magambo dusomye, aravuga ngo njyewe nzabaha inyama, mutazarya umunsi umwe, mutazarya iminsi 2. Ubwo ni Uwiteka ugiye kubahamiriza ko abasha gukora ibyo bifuza, nubwo ari Imana itagaragara, itaboneshwa amaso, ntabwo bisobanura ko idafite ubushobozi bwo gukora ibifatika, ibigaragara, ibiboneshwa amaso, kandi kutaboneka kwayo bitabaye urusika rutuma ibyo ishaka gukora itabikora. Ni ukuvuga ngo yari igambiriye kubiyereka, ikabasubiriza icyifuzo uko kiri kose. Irabwira ati nzabaha inyama, kandi izo nyama nzabasize umunsi umwe, size iminsi 2, nta nubwo ari 3, nta nubwo ari iminsi 20. Njyewe nzabaha inyama z'ukwezi kose, muzarya zikababihira. Mose ku murongo 21 aravuga ngo, Mose aramusubiza ati ko ndi hagati y'abagabo b'inyenzi 6, umva ko uvuze uti nzabaha inyama z'ukwezi kose, izo nyama uzazikurahe? Ni nkako Mose yabajije, ese amatungo bizagenda bite? Ese nuzana amafi uzabona ibahagije? Ni ukuvuga ngo Mose atangira kwanaliza. Yarabizi ko ari Uwiteka uvuze, sibyo? Yarazi ko Uwiteka ari uvuze, ariko noneho atangira. Hano turi ku ngingo y'umuntu urimo arashaka ibintu bimuhamiriza ko iby'Imana yavuze bishoboka. Ndagira ngo tugendane mukundwa. Hano turi ku ngingo y'umuntu wifuza kumenya ko ibintu Imana yavuze bishoboka. Icyo kibazo turagifite muri kino gihe, abantu bazi ko ari Imana yavuze, ariko nyamara kugendera mu byo yavuze bikabananira, kuko bumva batekereza ko hari iby'Imana yavuze hari igihe bitashoboka. Bakabona imbogamizi zituma baramutse agendeye mu byo Imana yavuze bashobora kwisanga mu kaga. Ariko kuba Imana yaravuze no gusohoza icyo yavuze izagisohoza. Amen. Ndagira ngo tugendane kuri iyo ngingo. Hanyuma Mose nawe arabaza ngo, mbese ubwo uvuze ngo uzatanga inyama, byibura ubonye uvugize umunsi umwe cyangwa 2, ariko uravuze urirenze, uravuga ngo inyama z'ukwezi kose. Abantu 6,000, abantu 600 mu Kinyarwanda cyacu cy'iki gihe, 600 ari abagabo gusa. Ni ukuvuga ngo bakabaga hafi muri 2,000,000 ubariyemo abagore ukaburiramo n'abana. Yumvaga kubaha inyama z'ukwezi zikagera aho zibabihira. Mose mu butayu yumvaga amashyo se urayazana, barayabagira hehe se? Barayabaga umunsi umwe se bazibe ku kwezi? Ese umwanda wazo, ese biramucanga? Isi fise nuzizana ngo bizagenda bite? Nshimye ko wazibona, uzazibika ese muri no butayu kugira ngo bahore bazirya buri munsi zitarapfa. Mose biramuvanga, aravuga ati Uwiteka nawe abanza harurengereye. Urasaba umuntu kwifata gutya mu gihe gikomeye koko? Urane ibintu bitaba ari ukwiye, urumva utigereranyije, ariko n'Uwiteka wavuze. Imana itugirire neza. Iyo turimo dusaba ibihamya, dukwiriye kwitonda kugira ngo bitaba ari ibihamya bishidikanya ku bushobozi bw'Imana. Iyo ari ibihamya bishidikanya ku bushobozi bw'Imana byitwa gasuzuguro, kuko Imana y'ubwayo ntabwo yivuguruza. Uko Pawulo Timoteyo amubwira ngo ni Imana itabasha kwihakana, ni Imana ibasha gusohoza icyo yavuze, ntabwo ivuga ihubutse. Hanyuma Uwiteka ahindukirira Mose aravuga ati ariko se Mose, nawe koko amaboko yanjye akubanye magufiya? Nawe narinzi ko nawe koko witwa umwigisha w'abandi, witwa umuyobozi w'abandi, nawe amaboko yawe akubanye magufiya, urashaka kunyorohereza, urashaka kujya mu cyimbo cyanjye. Iyo navuze ijambo ninjye urisohoza, ntabwo ari undi muntu urisohoza. Nta bufasha nkeneye, nta bitekerezo byawe nkeneye muri rugamba. Bashumba abayobozi, bantu bashumbye abandi, bantu bayoboye abandi, ndabinginga kugira ngo mwe korohereza Imana. Imana yakubwiye ngo nyura mu nzira ari inzira itagira amazi, izuba izabigenza. Niba yakubwiye ikakunyuza mu nzira itagira akazi, itagira ibiryo, itagira abana, itagira iki, izuba
mwishaka korohereza Imana. Niba rero abantu mu nzira y'ubutayu, niba rero yavuze ibintu bidashoboka mu bwenge bw'abantu, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Niyo mpamvu mbinginga abakozi b'Imana, mbinginga yemwe bantu bari imbere y'abandi, kugira ngo hato mutazashyira inzitizi hagati y'abantu n'Imana, abantu bagahishwa mu maso y'Imana. Imana niba yakubwiye ngo nyura ahantu, nubwo wabona ko hagoranye, nubwo wabona ko hadashoboka, iyo yavuze ifite uko izabigenza kugira ngo ibisohoze. Imana ibona ubwinshi kuganze kandi kugirire neza. Hanyuma Uwiteka abaza Mose ati ariko se Mose, nawe koko, nawe twagendanye, nawe amaboko yanjye akubanye magufi? Hagati turaza kubona ko ijambo ryanjye rivuga gusorera cyangwa ritari buze gusorera. Bagiye gutegereza Imana no igiye kubihamiriza kwibasha kubaha izo nyama z'ukwezi. Umva, Uwiteka yahushije umuyaga uragenda ku nyanja, haba inyoni bita kaye, mu Kinyarwanda bakunda bazita kuzita inturumbutsi. Ntabwo dukunda kuzibona hano iwacu mu bihugu by'inahanga, ariko mu bindi bihugu bifite amazi magari ibyo bintu birahari. Uwiteka yagiye ahuhisha umuyaga uzana inturumbutsi, uzana izo nyoni zo ku nyanja, urazizana zigeze hejuru y'amahema y'Abisirayeli. Uwiteka zica intege, ziramanuka zigwa mu ngando, kandi ntizapfa, zisigaye zigendesha amaguru ari inyoni. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyaho zibagirwa nticyari gihari, kuko Abisirayeli barazifashe bakajya bazanika ku mahema, bakazirya ari mbisi, bakazirya zumye, bakazirya uko bazishaka, ariko bakizishinga amenyo umujinya w'Uwiteka urabakongerezwa, kubera ko batizeye ubushobozi bw'Imana ibasha kubakemurira ikibazo uko cyaba kiri kose. Ikindi kibazo nk'icyo cyabaye ku mugabo witwa Zakariya, ubwo marayika yamubwiraga ko azabyara ageze mu zabukuru, igihe ari kumwe n'umugore we Elizabeth. Arangije aravuga ariko si Uwiteka, ibyo bintu mbwiye byashoboka koko? Umugore wanjye Elizabeth yaramaze gucura kandi turi ingumba, kandi ubona ko bidashoboka. Marayika aramubwira ati ngende igabo rero tumwe n'Imana kuza kubwira inkuru nziza, bityo ubwo utemeye urabikiragi kugeza aho iby'Imana yavuze bizasohorera. Ibimenyetso by'uko ushaka kumenya ko iby'Imana yavuze byasohora, byabaho, koko yabasha gutunga umuntu, ko bijya bigwa n'abantu babisaba. Hano hantu habaye imva na bugingo n'ubu bacita kiburuti hatava, bivuga ngo ni imva z'abantu bifuje. Kutizera ko iby'Imana yavuze ibasha no kubisohoza, ibasha no kurinda ijambo ryayo kugeza igihe izarisohoreza, ni cya kizanira umuntu kwicwa, ni cya kizanira umuntu kononekara, ni cya kizanira umuntu akaga. Niyo mpamvu ibihamya by'uko Imana rero yavuganye nawe izabiguha, ariko ibiguhamiriza ko iby'Imana yavuze ibasha no kubishyira mu bikorwa byo ntabwo uzabibona. Nuko rero mukundwa, niba iby'Imana yavuze ushaka ko bisozwa mu buzima bwawe, ntukabyemezwe n'ubwenge gusa, ujye unasaba kugira ngo ya Mana y'ibitaboneka ikuzanire n'ibifatika, ikwimenyeshe, kuko ibyo bintu Imana irabitanga, itanga ibimenyetso byiboneka nubwo ari Imana y'ibitaboneka. Uwiteka rero aguhire, ntuzacikwe n'ibice byacu bikurikiraho. Reka dusubikire aha ngaha dusengane. Turagushimiye Mwami Yesu ko udukunda, turakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bufashe abatwumva, kugira ngo bamenye ibyo ushaka n'ibyo ushima, kandi babigenderemo ku bwa Yesu Umucunguzi. Amen.